inzara kinyishera ndabigenza utera kuba nta n'inshuti mfite wenda byibura ngo njye kwirira yo n'ibiryo yewe ganzara we njye ntabwo nabivamo da iyi nzara isigaye iranshinga imikaka mwe napfa rubimwo yewe gameze utemwa turageye turabonanye mwana nanzi ko byubyanze byaranze inzara yaje je dore nagize mu ndazara mwani kubara gushora nje noneho mwana naho umunara barabivugaga mwani ubu ngubu sha yewe ganzara we ese mwana ntana hano twaje kuvumbara ko hafobanye wagira nk'udusorori do bana nje narume inzara yanshinze imikaka ndi kunyura hano bakabandi igisabo ngo ndi guhengereza bireze no koti noneho dore kundu zabaye kubera ko kuvuga ngo ndi igisabo nawe ko ufite ibibazo zaracukutse imbere ndi kunyura hano bakavuga ngo ndi igisabo kiriya gisabo ni icyayi ajya ari kuvuga kuvumba tuje kuvumba he mwana ko nshonje ahantu twaje kuvumba ahantu turaje kwande hari umugabo witwa Kibonge wara haruguru aranta habijya umva uziko twigeze kugira ubukwe Kibonge tumutumire yanaza n'amago twamwe n'amazi yo kunywa uri kumva yampa seriye ndahaya aragora kwa Kibonge uyu musi arazuburura kitchen party y'umugore we ahubwo twe tugende hariyo n'ibijyo baradu reka kugemera ngo habaye ko mu Rwanda bamutumira wewe burya aje abura n'amazi yo kunywa mwa turareba no sibwo yabikwema naho hari ko njewe mpari nje turi inshuti arabiguhereza ngo ndajya kubyawe nta kibazo tugende ndajya kubyawe ko je ntiwareba twinera amazi yo gukaraba ariko ariko nawe uri umugome no siwe yamwe uko bwari ubwanje je nandi kwirira gusa ntazi ngo nivya abandi wenda byibura barura muhereza dukeya unosinera manje nari barubundi ribama bara papa bamutumiye baramwima bamba kibana mutumiye ariko uhanyere kuri umuntu mwamwitsi mwamwinye kuntu barameze isura yabaye umutuku bakunduka rwo rwabaye inzobe we ntacu reka tumugereho turebe wenda dukubona saa zigeze ibi grippe biranyishe inzara ndi kubona ari nyinshi kugira ngo nta mugabo twamwimye ibiryo Kibonge Kibonge niwe wambaye muri batisi mu Rwanda nuri ko tugiye yes Kibonge ubutangaza ikisimba bashitse no muri salo uhuye mu kwicana cyangwa wicara nusa makuru ni meza rero kana cyagihe ajya sobona bye muri batisi ahubwo ndi kumva naranyibagiye baramwibagiye umwana wawe nusa makuru rero musanze nawe ngiye kujya ariko reka tumanze twaganira nta kibazo kuganira burya banari ngombwa isa makuru yanyu ni meza se ntacyo tubaye urebeye inyuma nta kibazo cyakimbireho kirahari rero nanjye nari ngiye gufungura muragerageza mugafataho twafataho rega buriya ibiryo rwose biryoha n'ibisangiwe kandi ibisangiwe buriya kujya biba byumvikana berega zana amazi ubona abantu bakaraba umukaraba intoki oya ni basukisha baseshyira hasi uzajya urabasukira amwe bakarabe no mu hasi nta kibazo ntacyo dukarabe babyita shabuka ariko mujyaga ku manywa namwe muracajya uretse ko ntabwo mujya wa muntu unyereye ziragoye inzara yayitwishe tuje tutariye hano rero mu Rwanda bahuraga ibiryo buri munsi hari ibyashoboka twajya turaza buri munsi bariya baba bahaze ariko uko biri rwose ndi kubona ntaco naho baye mumanza mwumuka oya kavese mumanza mwumuka none ubwo wajya gukora ibyo gazashiramo ikibazo ngizeho kudakaraba nje muno harimo ikiko cyane ako washizamo ko ukaringaniye washize amakunyu ukaringaniye ko tujya amakunyu ukaringaniye karinganiye byose ntari
ese yarazi ko muraza kubugira arashiramo ibintu yarazi ko oya ariko ntabwo mwemerewe gukora turaguma gucamo nyine kaburetse mumaze mwumuka kumutse ntacyo katureba zirabo turajya ngo yarabiraga kandi nawe nubwo nakubyaye muri batisi musiga ufite oya ntarinda uzigira tugire vuba mumanze musenge tuki mwanasenga ariko umuntu nabyaye muri batisi muwasenga Imana idushabukishe mw'iyi minsi iyo ni Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye Kasongo mbona wewe Mombali nanga Atali ya mama yake kama naye Eba nange Katonda wamanyi Katonda waki akawumbika emboko Friday umuntu twe twiringiye nka kibongi uramwemerera twirengera kibongi urundere umuntu wabyaye muri batisi wapi je ntabwo nabivamo ndakijanye nake ntabwo nabimusigira pe ndabijanye naje kumva